Umuco wacu uragenda umenyera cyane ingingo ndetse n'inkuru zerekeranye n'iby'imperuka, uruhuri rw'ibiganiro byo kuri za televiziyo na za filime z'impimbano zikinamo abazimu, ibyorezo ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba bigaragaza imperuka. Nyamara igitekerezo cy'intambara iheruka ya Armageddon si bene izo filimi n'udukina abantu bashyiraho bagamije kwikinira no kwinezeza. Uko bikubiye muri teolojiya ya Gikristo, bigenda binagira ingaruka kuko abakristo bagiye basoma, basobanura ndetse baniyumvisha ibyanditswe muri Bibiliya muri ibinyagihumbi bibiri bitambutse. Muri make, abahanga benshi muri teolojiya ndetse n'abapasitori benshi ubu ngo hari umubare w'ibimenyetso bagenda bacungana nabyo, barebeye mu muco uriho, barebera mu byahanuwe byanditse mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya nka Ezekiyeli, Daniyeli n'ibyahishuwe. Mbese ibintu runaka bizaba kandi bemeza ko biri hafi gusohora. Ni iki rero cyemeje abo bahanga muri teolojiya n'abapasitori k'imperuka y'ibihe irimo idusatira kugeza uyu munsi wa none? Iki ni ikibazo cyavuzweho mu gitabo giherutse gusohoka cyitwa Armageddon Code, One Journalist Quest for End Times Answers. Ahagaragara ibyavuye mu biganiro byakoranywe n'abahanga mu by'imperuka bayingayinga 20 bagezweho ubu. Abenshi muri abo bahanga muri teolojiya n'abapasitori bavuze ko kuba ubu abantu bagenda bangira, kuba abantu bagenda batezuka kuri Bibiliya ndetse n'ubugome bukomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ari ibimenyetso byahanuwe hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi, haba mu isezerano rya kera ndetse n'irihe. Ariko se ni gute abayobozi b'abakristo bakwizera bigezaho ku iherezo ry'isi riri bugufi? Yesu ubwe yahanuye ibyo kugaruka kwe. Yesu yavuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 36 ati, nta muntu n'umwe uzi umunsi n'igihe nzagarukira. Ubwo Bibiliya itangaza ko abana b'abantu badashobora kumenya igihe, Yesu yahishuriye abigishwa be bimwe mu bimenyetso byo kugaruka kwe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Hagira hati, muzumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarikwa imitima, kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itarabaho. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'imishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Biragaragara rwose ko intambara zagiye zibaho cyane mu binyejana bya 20 na 21, ndetse intambara zihitana benshi zabayeho zihuriweho n'ibihugu byinshi cyane. None intambara ari ubu ihanganye na leta y'iterabwoba ya Kisilamu irambukiranya imipaka myinshi cyane. Ukongeraho n'indi ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati iri guhuza ibihugu byinshi, ariko cyane cyane Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ibimenyetso 4 bigaragaza ko imperuka iri bugufi. Abahanga bagera kuri 20 bavuze ni ibihe. Niba ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ibuka gukora subscribe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mbahaye ikaze. Ikimenyetso cya mbere nk'uko twari tubikomojeho, imvururu zo mu burasirazuba bwo hagati. Kuba bafite ibyo mu mutwe, ikimenyetso cya mbere gitera abahanga mu bya Bibiliya kwemeza ko imperuka y'isi yegereje cyane ni imvururu zugarije uburasirazuba bwo hagati. Muri iyi myaka intambara muri ako karere zimaze kuvuka inshuro nyinshi utabara, kuko intambara hagati ya Israel n'abaturanyi bayo zidahosha na gato. Ukongeraho ko noneho muri iyi minsi havutse indi ntambara rutura hagati ya Iran na Israel, ukongeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko naho bikaba bikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ariko ni nk'agace gato k'imvururu zimaze igihe zihitana abantu, aho leta ya Kisilamu imaze guhitana benshi ikaba inyotewe n'amaraso igamije kurwanira ubutegetsi. Urebye ibyo byose bibaho, abahanga benshi mu bya Bibiliya bavuga ko zimwe mu ntambara zivugwa mu byanditswe akandi kaga batekereza ko katari kasohora kagomba kugera mu burasirazuba bwo hagati. Abahanga benshi baganiriye hagati yabo ubwo icyo gitabo Armageddon Code cyandikagwa. Ntacyo babashaga gusobanura neza, ariko bibazaga niba intambara za Gog na Magog ubu birimo kwitegurwa nk'uko bivugwa mu gitabo cya Ezekiyeli n'ibyahishuwe. Iyi akaba ari ingingo ikomeye cyane ivugwaho mu buryo burambuye muri iki gitabo. Ikindi kintu cya kabiri kigaragaza ko turi kwegereza ibihe by'imperuka hari ukongera gukomera kwa Israel. Ibi biratugeza ku kindi kintu kigezweho ubu, nacyo kiraje inshinga abahanga mu bya Bibiliya: kongera kubyutswa kwa Israel mu mwaka wa 1948, mu gihe leta ya Israel yari imaze imyaka hafi 1900 yarasibwe burundu ku ikarita y'isi. Dore impamvu ibyo bifite icyo bivuze kandi bifite ishingiro. Abibanda ku by'ahazaza babona ubuhanuzi bwinshi bwo muri Bibiliya nk'aho ubu butarasohora. Bemera ko ibyanditswe mu isezerano rya kera n'irishya byakomeje kugaragaza ko leta ya Israel izongera ikabyuka igakomera mu gihe runaka. Urebye Ezekiyeli igice cya 36 ku murongo wa 24 yanditswe mbere y'imyaka 2500, ubu irimo amagambo akurikira yitiriwe Imana: nuko nzabavana mu mahanga mbakoranyirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Abemera ibizaza bemeza ko imirongo yo mu isezerano rya kera igaragaza ukubyuka kwa leta ya Israel itari nk'uko yari imeze imbere y'itsembwa ry'abayahudi n'intambara ya kabiri y'isi yose. Israel igezweho ubu ifashwe n'abo bahanga mu bya teolojiya nk'ikimenyetso cy'igitangaza kiranga imperuka. Sinumva rwose ukuntu isozwa ry'ubuhanuzi bw'iki gihe aribwo buranga imperuka y'ibihe rishobora kwirengagizwa.
Ibi ni ibyatangajwe n'umwanditsi Jeff Kennedy nawe ugendera ku bizaza, yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abo bahanga 20 ubwo yandikaga igitabo cyitwa Armageddon Code. Nyamara abandi bahanga bo bafata uyu murongo nk'ufitanye isano, ahubwo n'ijyanwa ry'Abisiraheli ubwo banyagwaga n'umwami Nebukadinezari wa kabiri bakajyanwa i Babyloni bamaze kumeneshwa i Buyuda. Igihe bwari bumaze kuba ingaruzwa muheto cyangwa se kwigarurirwa mu mwaka wa 597 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ntaho bihuriye n'ibyo mu mwaka wa 1948 ubwo Isiraheli yongeraga kubyuka bundi bushya. Umwami w'Abaperesi nyakubahwa Cyrus nyuma yaje kurekura Abayahudi ngo basubire mu gihugu cyabo mu mwaka wa 538 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ari nacyo cyafatwaga nko gusohora k'ubwo buhanuzi bwari bwaragiye buhanurwa. Nubwo urusengero ndetse n'umujyi wa Yerusalemu byaje guterwa n'Abaroma mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu, bigatuma Abayahudi batatanyirizwa hirya no hino mu isi bakamara ibinyejana n'ibinyejana baba hanze y'igihugu cyabo. Ikindi kiri ku mwanya wa gatatu ni ukwiyongera kw'ibyaha mu isi. Ingingo ya gatatu ibera abantu intandaro yo kumva ko imperuka iri bugufi, nuko umuco w'Abanyamerika urimo guhinduka ku buryo bwihuse cyane ku bijyanye n'imyumvire bafite ku rushako no kwihinduka ry'igitsina, ari nako imihindukire y'uburyo abantu bumvaga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina igenda ishinga imizi. Kuva urukiko rw'ikirenga rwemeza isezeranywa ry'abahuje igitsina biturutse mu kiganiro kijyanye no kuba abantu bahindura ibitsina bavukanye, harimo ndetse amabwiriza uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatanze yuko mu mashuri abanyeshuri bajya bakoresha ubwiherero bakurikije igitsina biyumvamo ko bafite. Abantu benshi biyumvisemo ko biteye isoni bikabije. Ikimenyetso cya kane ari nacyo cya nyuma ni ikwirakwira ry'ubutumwa bwiza. Icyo nasorezaho muri iki kiganiro cyacu ni igitekerezo cy'uko ubutumwa bwa Gikristo bukomeza gukwirakwizwa ku isi ndetse bukanagera kure cyane ahantu hasanzwe hagoye kuhagera ku isi hose. Impamvu iki gifite agaciro cyane kuri abo bahanga mu bya Bibiliya nuko Kristo amaze kuzuka yatanze itegeko ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ibyo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi Yesu hari ahandi hantu yari yigeze kubivuga mbere mu butumwa bwiza bwa Matayo nk'ikimenyetso cy'imperuka y'isi. Kandi ubutumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kize. Niko Yesu yavuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14. Muri make rero urabimenya ibi ni impamvu nkeya gusa bamwe mu bayobozi b'Abakristo bemeza ko imperuka y'isi yegereje. Nubwo muri aka kanya turi kuvuga ibi, ikiganiro ku byerekeranye n'ubuhanuzi gishobora kuba ikiganiro abantu banga cyane. None watekereza uti ko kiba ari ngombwa, waba wemera Bibiliya cyangwa utayemera, ndetse by'umwihariko ubuhanuzi bwerekeranye n'imperuka. Gusobanukirwa ibyo Abakristo benshi bemera n'impamvu babyemera biduhindurirwamo ibintu bireberwamo. Baba bahakana Imana n'abayemera, twese dushobora kubona uko ibitekerezo bigenda byubakwa mu myumvire y'abantu. Nyamara igitekerezo cy'intambara iheruka Armageddon si bene izo filimi n'udukina abantu bashyiraho bagamije kwikinira no kwinezeza nk'uko twabivuze mu ntangiriro. Uko bikubiye muri teolojiya ya Gikristo bigenda binagira ingaruka kuko Abakristo bagiye basoma, basobanura ndetse baniyumvisha ibyanditswe muri Bibiliya muri ibi binyagihumbi bibiri bitambutse. Muri make abahanga benshi muri teolojiya ndetse n'abapastori benshi ubu ngo hari umubare w'ibimenyetso bagenda bacungana nabyo twagiye tuvugaho, barebeye mu muco uriho ubu, barebera kandi mu byahanuwe byanditse mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya nka Ezekiyeli, Daniyeli n'ibyahishuwe. Mbese ibintu runaka bizaba kandi bimeza ko biri hafi gusohora. Ibyo rero nibyo byemeje abo bahanga muri teolojiya n'abapastori ko imperuka y'ibihe irimo idusatira. Ibi kandi bikaba ikibazo twagarutseho mu gitabo giherutse gusohoka cyitwa Armageddon Code, One General's Quest for End Times Answers, ahagaragara ibyavuye mu biganiro byakoranywe n'abahanga mu by'imperuka bayingayinga 20 bagezweho uyu munsi wa none. Mu gusoza, iyo turebye ibimenyetso bitandukanye byanditswe mu byanditswe byera no mu mateka y'isi, intambara ziyongera, ibiza by'ikirere, indwara, urwango rukabije n'ukwiyongera k'ubugome, ntidukwiye kubifata nk'ibintu bisanzwe gusa. Ibi byose biduhamagarira kuba maso, gukomeza kwizera no kwitegura mu buryo bw'umwuka. Iherezo ry'isi si inkuru igamije kudutera ubwoba, ahubwo ni ubutumwa buduhamagarira guhindura imitima, gukiranuka no kwegera Imana kurushaho. Ni igihe cyo kwisuzuma, gukomeza gukora ibyiza no kubaho dufite ibyiringiro, tuzirikana ko ubuzima bwacu bufite intego irenze ibigaragara. Niba koko ibimenyetso bigenda bisohora, icyo tugomba gukora si uguhangayika, ahubwo ni ugukomera ku kuri, gukundana no kubaho twiteguye, kuko ejo hazaza h'umuntu uri mukuru si iherezo, ahubwo ni intangiriro nshya. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ngende mugira bangati nk'ibisanzwe, mwibuka gukora subscribe no gusangiza izi nkuru zacu ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.